Imana yari ibizi kuri buno video. 95 bamaze gusimbuka ino video. Bivuze ngo wowe usigaye iyi video no yari igenewe. Ijambo ry'Imana baho naho ibyaha byanyu byatukura tukutuku bizahinduka nk'ubwoya bw'intama. Nawe utekereza ukuntu ubwoya bw'intama waba busa umweru cyangwa se waba busa neza. Uboneka ibyo byaha utekereza ko byaba ari bibi bingana gute bizahinduka. Izo ni imbaraga z'imbabazi z'Imana zibasha kubabarira icyaha cyose uko utekereza ko cyaba gikomeye. Bisobanuye ngo nta cyaha kiri Imana itababarira kiretse gutuka umwuka wera. Icyaha cyose ufite wibwira ko gikomeye utekereza ko utababarirwa cyangwa se kitagukurwaho, Imana yagihanagura mu isegonda rimwe. Izo nizo mbaraga z'Imana kubera ko ifite ubushobozi bwo kuduhanaguraho ibyatwizingiyeho byose by'ibyaha ndetse n'ibindi byose. Nta hantu kure Imana itakugeza kandi nta n'ahantu kure Imana itagukura. Wowe icyo usabwa gusa ni uguca bugufi ukabyemera nyine ukemera ko uri umunyabyaha, ukegera imbere ukavuga ati Imana ndabiguhariye. Nuko bimeze ntacyo nabikoraho, ntacyo nabishoboraho, ni wowe wenyine mbihariye. Maze ukareba ibitangaza by'Imana ngo birikora. Ntabwo ari wowe wa mbere waba ugiye kubabarirwa icyo cyaha cyangwa se wa nyuma. Icyo usabwa gusa ni ukuza n'umutima uciye bugufi umenetse, ukegera imbere y'Imana ukayibyereka byose. Izabigushoboza kandi izabigukuramo. Shalom.